twese ntawe utagira ibifasha, ntawe utagira ibintu bitubuza, ariko bigomba kuba twariyemeje guca muri izi nzitizi tukagera ku ntego. Igihe utarabasha kurenga umubiri n'ibyo umubiri wifuza, ngo urenge amarangamutima n'ubwenge bwa kimuntu, urenge amahitamo atari meza, ushobora kuzagera hera cyane, ntibishoboka. Tugomba kurenga ibifashe, tugomba kurenga inzitizi tukagera ku ntego. Ikindi, kugira ngo wubake ubusabane cyangwa se wihererane n'Imana, nuko uba ufite inyota. Yesu yaravuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Abantu bafite inyota nke hafi ya ntayo. Urugero, n'abantu bake bagifite inyota yo kuzura umwuka wera. Nyamara inkuru idashimishije, umugore, umugabo, umusore, umukobwa utuzuye umwuka wera ni umuntu nk'abandi bose. Ikidutandukanye n'abandi bantu ni umwuka wera. Yesu yaravuze ngo uwo mwuka naza azatsinda ab'isi, abemeza ibyaha, abigisha amateka no gukiranuka. Ntiwakwera imbuto udafite umwuka wera, ntiwahinduka ku ngeso udafite umwuka wera, ntiwabasha gutsinda ingeso yakunaniye udafite umwuka wera, ntabwo wakwihanganira imibabaro iri hanze aha udafite umwuka wera. Nta nubwo wamenya icyo Imana igushakaho udafite umwuka wera, nta nubwo wasabana n'Imana ngo byemere udafite umwuka wera. Muri iki gihe rero ibyifuzwa byinshi bitari umwuka wera, dukwiye kugira inyota Imana. Nakunze Mariya amaze kumenya ko atwite Mesiya. Muzi ukuntu yaravuze ngo ubugingo bwanjye burahimbaza umwami Imana, kuko Imana ihagije inyota y'umuja wayo. Abiki gihe bose bazanyituhiriwe. Abantu bafite inyota y'Imana bazabaho bahiriwe muri ubu buzima no mu buzakurikiraho. Hanyuma ikindi, kugira ngo usabane n'Imana ni ukumenya ubwiza n'inyungu zabyo. Paulo yaravuze ngo kubwo kumenya ikirengeye byose nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ndamarana kugira ngo mfate icyatumye mfatwa na Kristo Yesu, kandi ndifuza kugera ku mpera y'umuhamagaro wanjye. Nubona umuntu utabiha agaciro uzamenye ko nta kindi azi. Nese waturenganye nyine muri Kristo Yesu ni hagari nk'uko batubwiye. Hari igihe umuntu aba yagarukiye Nyabugogo, ariko abigisha nabo bagira utuntu kabisa. Ibaze nk'umuntu yageze Nyaru akavuga ati Kigali ndayizi, azi Nyabugogo, singe wahera. Hanyuma ikindi ni ukumenya ko ukeneye Imana kuruta ibindi cyangwa kuruta ibintu. Iyo bavuze kumenya ko ukeneye Imana kuruta ibintu, hari igihe duhuzwa n'Imana n'ibyiduha kuruta y'ubwayo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abantu bitiriwe izina ryanje nibasenga bashaka mu maso hanjye, zamanuka mbakirize n'igihugu. Muri iki gihe abantu benshi basenga bashaka mu maso h'Imana, basenga bashaka mu ntoki z'Imana. Mu maboko y'Imana hari abagore, hari abagabo, hari promotion, hari visa, hari gutera imbere, hari inkuru itanejeje ishobora kuguha ibiri mu ntoki ikakwima mu maso hayo. Kandi iyo yakurebye neza mu maso ntiyakwima ibiri mu ntoki. Dukwiye gushaka mu maso h'Imana. Dawidi kubera yashakisha ibyo, kumenya ibyo, yaravuze ngo nk'uko imparakazi yiruka ishakisha imigezi y'amazi, ni ku mutima wanjye ugushaka. Dukwiye kugirira Imana inyota. Hanyuma kwihererana n'Imana ni ugushaka umwe wenyine ufite ibigutunga mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Hari igihe Imana ikemuye ibyo mu ruhande rumwe twibwira ngo byose byakemutse. Oya, ntabwo ari byo. Waguha $100,000 by'idolari, ntabwo wababarira waguhemukiye, ahubwo wamuhitana. Ndabizi neza. Waguha $1,000,000 ntabwo yagukiza ingeso imwe y'ubusambanyi, wasambana na benshi ahubwo. Waguha $1,000,000 ntabwo byagukiza ubwibone bwakubasa, ahubwo wahita witukuza uri umugabo. Ndabizi. Amafaranga ameze nk'inkorora, ntabwo yishira. Umugabo uyafite atambuka nk'uyafite, kandi niyo yabuze n'ibitugu biruna. Hanyuma kwiherana n'Imana ni urukundo ukunda uwo wagiye gushaka. Abantu bari hano bagize abafiyanse,
abantu bari hano bakundanye, fiance yakwandikira message ukarara utarangije kuyisoma, uyisoma gatatu ngo wagira ngo urimo umwuka wera, ukajya ubonamwe n'ibyo atakubwiye, ukajya usubiramo ukabonamwe n'ibindi. Utekereza ko nta muntu n'umwe byabera umutwaro kujya kuganira n'uwo akunda, ahubwo umutima uba wahagira kubera ko mukundana. Mwemera ko Bibiliya ari akandiko ka fiance, ko yasize atwandikiye tumaze kukarangiza kangahe? Niba Yesu ari umukwe nawe ukaba uri umugeni, kandi fiance akaba yarasize akwandikiye, hari uzi ko muri Bibiliya harimo imigisha 8,000 ikugenewe? Wari uzi ko harimo amasezerano 3,000 yawe? Wari uzi ko muri Bibiliya ijambo rivuga ngo ntukiganyire ryanze inshuro 350? Wari uzi ko rivuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe ryanze inshuro 365? Uzabimenya ryari?